Yego turabashimiye cyane abakunzi ba Inyarwanda Sport TV twizere ko mumeze neza cyane turi kumwe na Yannick Mukunzi umwe mu bakinyi kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ngira ngo Yannick igitondo cyiza ya twese hamwe imeze bite se Imana navuga yuko ibintu Imana nyine kidihumeka umwuka mwiza w'abazima kabisa no gushima Imana iminsi myinshi utari mu Rwanda bimeze gute sha mu Rwanda bimeze neza nk'ibisanzwe mu rugo bari mu rugo yandashima Imana hanyuma Yannick reka tugarukire cyane ngira ngo minsi itambutse igera muri 2 nibwo twakira inkuru mbi n'ubundi yakababaro n'ubundi Dr Charles Mugemana yitaba Imana ariko by'umwihariko n'umuntu mwabanye mu ikipe y'igihugu n'umwabanye no mu ikipe ya Rayon Sport tugarutse inyuma irankuru yakiriwe wenda mbere na mbere wari uri he bwo n'ubundi papa cyangwa se yatuvamo navuga ko ni ibintu bibabaje cyane ni ibintu nabonye ni post ya mbere nabonye David Bayingana postinga ntago byanshimishije kuko ni umupapa twabanye yari umupapa mwiza navuga ko ari inkuru y'akababaro ku ba sportif by'umwihariko abafana abakunzi ba Rayon Sport navuga ko no kubihanganisha nyine tugakomera twese tubuza umuntu udasanzwe nibyo navuga hanyuma ariko Charles Mugenda bwa mbere na mbere mwahuye ryari muhure wenda by'umwihariko mu makipe yombi cyangwa se kukuvura ku ruhande mwahuye bwa mbere ryari navuga ko bwa mbere duhura nyine tukanaganira navuga ko ari mu bantu banyakiriye nza muri Rayon Sport navuga ko yari umupapa mwiza n'umuntu twabanye neza n'umupapa wagiraga inama abakinnyi navuga ko twahuriye muri Rayon Sport igihe njya muri Rayon Sport hanyuma ni iyo wibutse Charles Mugemana bwa mbere na mbere we n'iki kikuzamo mwibukira iki mwibukiraho n'umupapa wakundaga discipline no kugira inama ikindi ni umupapa wakundaga akazi nibyo ngibyo navuga ko namwibukira ariko cyane cyane wenda ku bakinnyi hari uburyo wenda umuntu abaga afite uburwayi ariko akabona wenda ushaka match bati ndashaka no kuba nanabihisha kugira ngo wenda ndebe yuko iyi match nayo cyane y'umukinnyi akinira ku mvune wenda wigize ugerageza ko bambwira ko nta mvune ufite kandi ushaka gukina ku buryo nyine iyo match wanayishaka kuba nayikina ariko nyine ugasanga umutriting amango ukaba wanamubeshya ariko wenda nyuma akabaza kukuvumbura navuga ko yari umupapa wari uri pose kandi n'umupapa wabonaga ko ari relax kandi ikindi kintu ni wa muntu iyo wamubwiraga ikibazo wenda urabizi umukinnyi ashaka kugira ikibazo cy'imvune ugasanga nyine ari kubitekerezaho cyane yumva ko ari ikintu cyahatari rero ni umuntu kuko yari azi ibintu by'ubuganga ni umuntu wakubwiraga amagambo ukumva ko usubiye mu mentality usubiye nyine kuba utekereza neza navuga ko ari ibyo ngibyo ku mupira w'u Rwanda n'amakipe arimo nka Rayon Sport cyane yakoze imyaka myinshi yenga 30 Mugemana yarasobanukiye ku mupira w'u Rwanda yarasobanuye iki yarasobanuye ibintu byinshi cyane kuko navuga ko yaramaze imyaka 30 niba nibeshe muri Rayon Sport urumva ko yarasobanuye ibintu byinshi cyane imyaka 30 ntago ari navuga ko n'abantu bakenya baramba muri equipe kandi buriya muri equipe iyo umaze igihe kirekire babivuze ikintu kidasanzwe cyane kuko buriya kuguma ahantu hamwe ukamara igihe kirekire ni ibintu bidasanzwe hari imvune ndikomeye Mugemana yiza kuvura yes navuga ko hari imvune twiyukina match niba ari Kirehe nari nagize ikibazo mu ivi icyo gihe twari turimo gutegura match ya Gor Mahia navuga ko ari mu bantu bamfashije kugira ngo nkino yo mukino wa Gor Mahia kandi umukino nawo ukinye neza ndanawurangiza sinzi wenda niba hari ikindi kintu umuntu yakubaza wenda kugenda wenda nahangaha mu Rwanda uko bimeze mu buryo busanzwe Yannick Mukunzi ubu gutya uvuye hanze urimo urakora imyitozo hano muri IPRC umuntu avuga wenda ngo ahazaza ha Yannick ameze gute
ahazaza juste ni uku kuba mba naje aha ngaha ni ukugarda forme kugira ngo kuko buriya niyo uba uri nubwo waba uri muri vacances cyangwa se navuga ko ari ibiruhuko ndimwo ariko contrat yanjye yarangiye hariya ni ukugarda forme kugira ngo ningenda muri ekipe iyo ari yo yose nshya nzagende meze neza. Navuga ko nibyo ngibyo ndi gutekereza kuba nahindura ekipe nk'uko mwabibonye nabitangaje ko nasezeye ko twarangizanyije na n'iriya ekipe ya Sandviken EF. Ubu ngubu ndategereje nyine iyindi next step. Ariko hari abantu wenda byibuze wenda wakinnye imyaka myinshi unakinamo neza cyane ariko nyuma zo gutangaza ko wenda agize ikibazo cy'imvune akigize ikibazo cy'imvune bagiriye muri Sandviken cyari kimeze gute? Ni ikibazo ni imvune nagize muri 2024. Ni imvune yitwa ACL ariko ni ibisanzwe murabizi umupira w'amaguru imvune ni ibintu biba bisanzwe ni ibintu nyine ni game iri contact ni ariko ubu ngubu meze neza nkora imyitozo n'abandi dukina match meze neza ubu ngubu ndi fit. Umuntu wenda yavango muri Mutarama 2026 cyangwa se mu kwezi kwa mbere Yannick hari mu makipe ari businyire cyane ubu ngubu nibyo ndimwo n'abantu bari kumfasha aba manager banjye navuga ko ari byo ndimo. Ariko hari abantu batangaje ngo waba uri mu biganiro na Rayon aho makuru yaba ariyo buriya ikintu ntago ndatsinya muri Rayon Sport rero ikintu yo kitaraba ntago kiba kiraba cyanyacyo navuga ko ibyo ngibyo nta mwanya ariko soon muzamenya aho nzerekeza. Ku bakunzi bawe noneho muri rusange ufite abakunzi benshi cyane ku bakunzi bawe wabaha amakuru ki n'ubuhe butumwa wabagenera by'umwihariko n'ubundi abanyamupira n'ubundi bakoze umupira? Abakunzi ba football n'abasportif muri rusange n'abakunzi banjye ikintu nababwira nuko nabifuriza umwaka mushya muhire uyu mwaka uzababera umwaka mwiza umwaka w'imigisha navuga ko ari ibyo ngibyo ndabakunda cyane. Ku bafana bawe noneho navugaga cyane bakwiteze mba bashaka kuvuga ngo Yannick agiye kwekeza amahanga agiye kuza afite intumbero zimeze gutya bakwitegesa hano mu Rwanda wenda cyangwa se no kwakomereza hanze nk'ibiko byari bisanzwe hose kabisa hose. Amahirwe masa Imana iguha amahoro n'amafaranga. Murakoze cyane.